Reka nongere ngo ikaze kandi gushimira tukomeze kubana kuri Tuzo TV gatanduku kandi turi myitozo ya Rayon Sport kuri uyu wa mbere nkuko mubizi nyiri ibintu yaje umutoza wa fitness yahageze Ayabonga Rebita akimara kurabana abasore ngo yaramaze iminsi abitegereza ku ma video akabona umwuka ni musheya ariko kuri wa mbere ikintu yakoze cyambere yabanje kubakuba koko yabirukankije abasore bamwe igihaha cyenda kuvamo ururimi rurasohoka mana nyagasani aba bahungaragira ngo abategure dore ngo wa musore wazanywe na Anta ku nshuro ya mbere nguyu yitwa Chancelo arimo ariruka kabasiga kabadutse muri hebadi dore nguyu Chancelo mu gihe abandi bari kuzengurukana imbaraga nkeya waracyafite imbaraga energy ni full mukoko nyamara Anta ashaka ko arimo ashaka kubakira Rayon Sport izina ariko niyo irimo irimwubakira koko nibyo muri ubuzima naze kubona ko ibintu byose ari magirirane Anta mu minsi yashize abaterwaga amabuye n'abatabarika hari abatangiye kwemera ko mu by'ukuri iyo umuntu ari mu bintu bye aba birimo koko Anta Imana imugwiriza uburame kandi akomeza atera imbere Ryan yamuwe menshi hatereka nshyire mutuzi ndebe ko ntabobera nibura iyi mitsi kagororoka ngakunda ngahangana nkwibutse ko ingwa kiri muri teste ntabwo baramwemeza nk'umukinnyi wabo Rayon Sport ubwo niyo mvuga ngo ayikaze mu nzove kuri camunsi cyo kuri wa mbere kamera za Tuzo TV ziteye neza cyane ahirengeye kandi hitege habasore bari gukorera imyitozo nibyo wabyumvise neza nitwa MC Johnny Brian ku muntu tumanya bwa mbere urakaza neza nguhe short reports y'ibyabire mu nzove maze uryame umererwe neza uruhuke wowe n'abawe umaze kumenya uko ikipe yakoze imyitozo kuri uyu munsi Ayabonga Rebita umutoza wa fitness yitaye cyane ukongera imbaraga abakinnyi Andy Hans igomba kubiri ku rwego rwo hejuru biragaragara neza ko abasore bamaze iminsi bitegura kandi bakina babizi neza ko fitness coach ataraza ariko nyine Ayabonga nawe urabyumva yaje mu bintu bye abayaje mu bintu bye koko ngwino nkuganirire tujyane tubane mu nzove ntukikwe kana gato nkwere kumwataka uca ku ruhande witwa Chancellor gumana iryo ngiryo andi nabonye bisaba kumanza kujya kwiga kuko aranagoye gumana Chancellor umusore muto cyane avuye muri Gabo yageze mu Rwanda hagana ku isaha 5 z'amanywa yakirwa na scout we manager mucyo Anta biganiro reka nkuganirire uko byagenze hanyuma ngohe nandi makuru menshi uri busobanukirwe muri ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri kuri munsi ese bitero bya Bedi bigira imana ukomeje guhangwa imboni n'abareyo ariko benshi baramwumva mu bitekerezo ntabwo mu by'ukuri aragera i Kigali byitezwe ko hagera uyu munsi byose ndaje mbikugire mu mizi kandi ngusesengure buri kimwe abasore bamaze kwirukanka begereye imbere y'umutoza Ayabonga Rebita kuko abatoza basanzwe nta bari bahari mu by'ukuri ndaje kukubwira impamvu batari baza kandi wenda turaza kujya tumenya ibyisumbuyeho gusa kuri inshuro bambanje gukorana cyane na fitness coach Ayabonga Rebita nyuma yo kubirukansa cyane abakoresha twitozo twato na hato yongera kugorora imitsi yabo kugira bakomeze bitegure neza abasore baratembera neza urababona neza cyane mu cyizere cyinshi baranezerewe baranyuzemo bakaganira ukabona ko bahuje intego n'intumbero zo gushakira ibyishimo ikipe yambara buru n'umweru ubwo abakunzi bagikundira mwese namaze kubaha ikaze ni Tuzo TV gendeye MC Johnny Brian muvani mwinshuti ibiganza byawe ntibigaba mu muvumo ahubwo bigaba amahoro n'amahirwe nkundira kuri umugoroba nkugirireho umugisha ukore kuri subscribe niba utarakoraho ubwo ndavuga bashya abadusanganywe namwe mutera gatebe mwicare kuri Tuzo TV mutuze ubundi munyakira abantu bashya tubaganira amakuru y'imikino koko twigera ku isoko aho gikundira ikore imyitozo ubwo abayikunda mwese mbahaye ikaze nguyu nimero 12 yitwa Chancellor ni umusore bigaragara ko afite kwisi arumye koko yiteguye kurwanira umwanya n'abandi bose asanze ubundi akerekana ibyo ashoboye Nyarugenge ese mama bizamuhira reka tubiganireho kandi nizeze cyane no kubaha ikaze mwese aho muri abari mu Rwanda rw'imisozi igihumbi dusangiye isoko n'isaso mwese n'abari mu bindi bihugu duturanye mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no ku migabane itandukanye nyandikira muri comment uti ngo kurikira ndaha naha nkundi biganiro byawe nubikora urabugize neza si itegeko ariko binyereka ko mu by'ukuri muri abantu bashimira kandi bishimira serivisi mbaha niba n'inyuganizi cyangwa ikintu umva cyadufasha kurushaho gutunganya inshingano zacu nk'inama cyangwa igitekerezo ndetse n'ubundi buryo bwose bwadufasha ni impamo nyandikira muri comment cyangwa nyandikira kuri WhatsApp yanjye bwite 0783 42 iyo nimero ni yanjye bwite iyo magenda kwitaba niyo yandikenda gusubiza Imana impera umugisha yewe muntu tubanye sinzi aho uri sinzi aho ukorera sinzi n'ibyo ukora ariko ngusaba umugisha uva ku Mana usakare mu byawe no mu bawe ni MC Johnny Brian Imana ibishimire Tuzo TV rero kuri uyu munsi twigabye mu nzove ngaba batoza bageze hano mu kanya gato mu saa 11 hafi 15 cyangwa 20 nibwo afami ya Lotfi asesekaye
we na Azuzu Lotfi ndetse n'umutoza witwa Feruzi Haruna. Uyu n'umutoza niwo batwara mu modoka banazananye. Ni nako kandi haje mu bakinnyi banywa bakora imyitozo mwabonye ntimugeze mubona umusore witwa Mohamed Cherry, nawe muraje mubone mu kanya kuko iyi foto yanyifashe nonaha ndetse akavideo ke muraza ukabona. Mohamed Cherry ndetse n'uwitwa Dirisa Kuyate aho bari hose nubwo ntahamenye bazanye n'abatoza kubera yuko bahagereye rimwe bo bahita bajya kwambara, abatoza birumvikana bo baza bambaye. Nuko bigenze aba bagabo barimo Mohamed Cherry ntabwo akoranye imyitozo yuzuye n'abandi ndetse na Dirisa Kuyate baje imyitozo yenda kurangira. Nabyiboneraga n'amaso yanjye kandi birashoboka ko wenda aho bari kubona abatoza cyangwa tukazamenya andi makuru yisumbuyeho. Imyitozo hafi ya yose yari yakoreshejwe na Bonga Rebita. Bakihagera ngaba bari kumwe ahagaranye na Rebita babanza kuganiraho, aramwereka session yakoresheje, amwereka abasore biwe bose uko bakoze imyitozo yongera imbaraga. Wanasanga ibyo bari bavuganye bati wo banze ugende bakube ubundi twe turaza dushyira agapfundikizo. Nibyo byashoboka, ariko nibatari nabyo nta gikuba cyacitse umugongo, nta shyano ryacitse umugongo, nta n'igikuba cyacitse. Nibyo koko Rayon Sports ikoze imyitozo ya Gikundiro kuri mugoroba. Nyemera nkubwiye ko twari kumwe n'umufatanyabikorwa ukomeye. Reka nkubwire ko uwa mbere yitwa USB Core Limited, ni kampani icuruza ibikoresho by'amashanyarazi byose bibaho. Ifite iyo bita imirinda nkuba, ikagira sonnery cyangwa se intabaza zaba zimwe bakaraga n'intoki n'izire electric. Bafite ama CCTV camera beinstara iwawe cyangwa ku kazi wawe, ubundi bakabihuza na telefone yawe ukajya bikurikirana byose biri kubera iwawe cyangwa mu kazi wibereye mu rugo. Bafite amatara y'ubwoko bwose, amwe yo muri jaride meza cyane, amwe yo muri piscine yo mu waterproof. Bafite ikintu bita snake light z'ubwoko bwose. Bafite amatara meza ya gisirimu usanga mu masaro y'abasobanutse, amwe yumvamo akazi kegera ubwonko kakabugira igita koko ukumva uranyuzwe. Ni muri USB Company Limited hano kwa Regis mu Gakiro ka Gisozi ku muhanda wa neza cyane werekera Kagugu. Ugeze imbere y'amarembo ya Copacom House uhita ubura amaso ukareba inyuma yawe, mu ruhande rw'ibumoso uhabona umuryango mwiza cyane uriho icyapa kinini cyanditsemo USB Core Limited. Ubu wageze iwawe byiza kwa Regis. Ubundi washaka no gukora delivering cyangwa kumubaza ibyisumbuyeho ukamuhamagara kuri 0783 72 hamwe na Regis na USB Core Limited. Reka mutura heza kuko mukwiye byiza. Kenkayeri yitwa USB Core Limited. Mbaye ikaze cyane mu makuru ya Gikundiro, kandi abajya kugurira mwese nyamuneka muhirwe kuko Regis abaha inyemeza bwishyu akanabapakirira kuko iyo ushaka byishara gutwaza. Nibyo kandi ni byiza. Kocha Kimbona atikomera cyane umuhungu wanjye uzasaza igihe kigeze. Ndavuga ni witwa Feruzi Haruna, ni kocha wungirije wa Gikundiro. Ubwo rero Rayon Sports mu by'ukuri ikoze imyitozo cyane bibanze cyane ku myitozo yongera imbaraga. Bamaze kuyikora banakina akadeka gato cyane. Natinze ngira ngo ndebe imyifatire y'uyu musore witwa Chancellor uyaje mu kanya ukina shimoso nyinshi cyane ikomeye iremereye. Ni umusore bigaragara ko abyize, afite fitness, arihuta mu bijyanye na endurance. Abariyo ntago mvuze byinshi mutazavuga ko ari amagambo yanjye menshi, ariko apfa kuba atari amabi. Ibyo nabonesheje amaso byahamijwe n'umumanager we nguri aho yicaye hejuru muri etage yitwa Mucyo Anta Biganiro. Mwamonye video igitangira muri video nabanje kubaha. Nibyo koko uyu musore rero akoze imyitozo ya mbere mu Gikundiro kandi biragaragara ko arimo ahuza n'abandi, afite imbaraga. Ubwo sintinze cyane ku musore witwa Hakimu nawe umaze iminsi namuberetse muri video yabanje. Aba basore bariteguye kandi biteguye kurwanira ishyaka rya Gikundiro ngo bareko bakwitegura umukino wa Yanga atangiye guhumura. Ubwo kandi nako witwa Emery Bayisenga yakoraga imyitozo ya mbere muri Rayon Sports ndetse na Sefu bose bakoze. Aba basore bose bariteguye kandi baragaragara ko bafite umwete. Emery Bayisenga bahaye nimero 8 nizo akoranye uyu munsi. Tuzamenye niba bazamuhindurira. Gusa byose mwabigezwagaho nanjye MC Johnny Brian ku bufatanye bwa USB Core Limited, kampani y'ibikoresho by'amashanyarazi byose, ibyo ushaka byose kandi byiza, amatara bwoko bwose, icyotero cyiza cyane cya kizungu gisa n'umutako kirimo akazi keza, amatara yo muri jaride nayo mu nzu, byose bibarize muri USB Core Limited kwa Regis. Gera muri amatara muri jaride ndetse no muri piscine ma waterproof. Ni muri yo kankeri nyine. Abahaguriye bose bahavuga imyato. Ngwino nawe ni karibu kwa Regis, arakwakira na yombi n'umufasha we Fani. Ubundi bagupfunyikira ibyiza bigukwiye
ugenda utura heza n'abagusanga bajye bakubaza aho wahahiye koko ujya guhita muri USB Call Limited ubahe nimero yabo 0783 972 912 83 72 912. Abatoza Afami ya Lotfi, Azuzi Lotfi, Feluzi Haruna na ya Bongare Bita bamaze kuhagera bose bakoresha kitozo kagufiya byari biryoshye koko. Iyi gikundiro izaha ibyishimo abakunzi bayo nibabyizere ubundi bayishyigikira baciye kanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 urwego yesi. Urabona ko ugiye gushyigikira gikundiro ya mu bururu bwacu gaciro kacu. Programme abariyo biyemeje gukusanya miliyoni 100. Ese mama mugezehe? Mbese waratanze? Niba utaratanze rero ikubita gashyo bikora kakanya. Oyifite yose yunganirana n'ayabandi akagira akamaro igikundiro mwihebeye koko. Nabibabwiye. Turi kumwe kandi n'umufatanyabikorwa wundi mushya yitwa Niyonzima Claude. Niyonzima Claude ni wa mugabo maze iminsi mubabwiraho muntu ushaka ikibanza, muntu ushaka inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Vuga Niyonzima Claude, uyu mugabo arabifite kandi ku bwinshi. Ibaze kuva kuri miliyoni 2 kugera kuri 5 guha ikibanza mu kabuga kamusha. Akaguha ikibanza ahitwa ku muhanda ujya kuri Muhazi munsi neza ya kaminuza ya Yerika. Akanaguha ikibanza kuva kuri 5 kugera ku 10 ikayonza munsi ya Ribu. Aho sari ibibanza byujuje ibyangombwa byose agukora mitashya ko kanya. Uyu mugabo yitwa Niyonzima Claude. Afite ibibanza ahitwa Mbabe, ahitwa Imasaka, ahitwa Nyakariro ndetse no mu bindi bice bitandukanye. Ikarenge ya Rwamagana hari ibibanza byiza nawe waguramo icyawe. Ngwino tugure tuganira na Niyonzima Claude kuko aguha ibyangombwa kandi agufasha no kwishyura mu byiciro idafite amafaranga ahagije. Niko kandi afite amazu meza agurishwa n'akodeshwa, amapartment n'amamezo de passage byose abifite neza kandi akora kinyamwuga. Muhamagara kuri nimero y'umubazi usobanuro bwisumbuyeho kuri 0783 165 aba mbashimire cyane kuko babaye abakiriya beza bakemera gutuma Tuza TV nanyi nkabatumikira koko. Nimunkundire mukora n'abantu barasobanutse cyane. Reka nkomeza makuru ya gikundiro aya Bongare Bita areba abasore agenda ashyiragwa papuro habwo ati ndashaka kuzamura fitness yanyu. Nguyu Ryan Muemeshi, nguyu umusore witwa Mohamed Cheri ndetse na Dirisa Kuyate. Uyu munsi ntabwo bakoranye n'abandi kuko baje nyuma nabibabwiye, ariko bose bariteguye koko. Babonye ibiri kubera ruguru ri hariya ku gasozi keza ka Shyorongi, barabatera tugoma kuri Irondo. Ibyo kandi nkibirimo. Reka mabwire kubya Abedi Bigirimana yitezwe cyane kugera mu Rwanda mwiri joro. Dore nguyu Shadrack Bing Bero ni igikoko n'akasamutwe. Uyu musore arabyigana biteye ubwoba, yewe nadatsinda azatuma n'abandi batsinda. Bigirimana Abedi umurundi wamaze kumvikana na Sport kwa isinyira imyaka 2 kuri miliyoni 25 z'amanyarwanda bakajyamuha $1,500 cy'idolari buri kwezi. Ngayo nguko ni ibyo ngibyo mperuka kuri update kandi koko nari ndano mu nzove nabyiyumviye bingwa mu gutwi ndavuganira kambyihutana bishyira akunze batuza TV. Bitegereje ko uyu musore ashobora kugera mu Rwanda mwiri joro akaza ku munsi w'ejo tukazamuberekana mu nzove yamaze gusinyira gikundiro. Ubwo kandi ni nkuko n'uyu nguyu w'amasogi satukura witwa Chancellor niwe ashobora kuzasinya. Gusa umutoza ntekereza ko uyu munsi atamubonye cyane. Wenda reka turebe ejo kuko gahunda uko yari imeze. Antagomba kuzana umusore akagera mu Rwanda bakara physical fit yiwe uko umubiri umeze bakabona gushyiraho akadomo niba musinyisha cyangwa se adasinya. Gusa biri likely cyane ko uyu musore businyire Rayon Sport akabaye mu winga watakira iburyo cyangwa ibumoso arihuta biragaragara. Ubwo nyine rero murumva umusore witwa Azizi Kuranya Basane ndetse na Chancellor barimo baca impaka. Abariyo ndabizi ko mubyishimiye. Like yawe ni ingenzi. Wakoze subscribe ndabigushimira niba utarabikora bikora ubu ngubu kuko ibiganza byawe ntibyiza bigaba umuvumo na rimwe byagabye umugisha. Nanjye nkene umugisha guturukaho ukora kuri subscribe. Reka mbashimire cyane. Mukanya gato turongera video ni nk'ubuntu.